umuti wamperezayo. Umunsi umwe amapfa yarateye, ibintu byose biruma, yaba ubwatsi, ibisheke, ibintu byose byerekeranye n'ibimera byose biruma. Icyo gihe amatungo yishwe n'inzara, ibintu birakomera, gabura uko gabigenza. Gusa muri ibi bibazo ni uhita ubonera ko ikiremwa Imana ijya kukirema yakiremye icyitondeye kandi ikaba yarakiremanye ubushobozi buhambaye, akaba ariyo mpamvu gikora ibintu bidasanzwe. Duhite tugaruka ku ihene za kazungu. Igihe yari yazisize mu kiraro zabuze icyo zijya bitewe n'amapfa, icyo gihe nta bwatsi bwari buhari, ibintu byose byari byarumye, ahantu hose harabaye ubutayu. Icyo gihe ihene zafashe umwanzuro aho kugira zizicwe n'inzara inaha, imwe nkuru yitwa Ruhaya yazibwiye zose ko zigomba kugenda zikajya gushakisha ubuzima hakurya y'ishyamba. Nuko zose ziraterana zishyira nzira, zose ziyobowe n'iyi nkuru yitwa Ruhaya. Kandi ibi bintu no ku bantu bijya bibaho, ugasanga umuntu w'umugabo asize umugore n'umwana akajya guhigira iyo, akazenguruka igihugu cyose ari gushaka imibereho. Ubwo izi hene zari zigeze mu ishyamba, ahandi hantu hari ubuzima bwiza, hatari ubutayu ahubwo hari ibimera, hari ibyatsi n'ibindi bintu. Izi hene imvura yaraguye, ubundi zijya kugama ahantu hari urutare. Gusa muri urwo rutare impyisi yakundaga kugamamo, gusa zino hene ntabwo zari zibizi, ubundi zirakomeza zijya kugama muri rwa rutare. Sasa izo hene mu kugira hafi y'urutare hari icyari kiri kubifotora. Icyo nta kindi yari ya mpyisi n'ubundi iri kuvuga ati, iri kubona nyine za hene ziri kuza, ikavuga ati kaze neza mboga zizanye, uyu munsi mbonye icyo ndarira. Yari igiye kurya izo hene zose. Izo hene nazo mu kugera muri urwo rutare zishaka ahantu ho kugama, zabuze ukuntu zibigenza kuko zasanze impyisi yaziteguye ishaka kuzirya. Natwe twese murabizi nta muntu udatakambiye agiye guhura n'urupfu. Izi hene nazo zaratakambye zitakambira yino mpyisi ngo izibabarire, basi niyo zapfa zize gupfa ariko zimaze kujya ku muti witwa mperezayo. Naho yino mpyisi yo yanda nini zazira yaje kubaza yino hene nimba koko uwo muti witwa mperezayo uryoha cyane ku buryo nayo bayihaho. Ino hene nkuru rero yitwa Ruhaya yafatiranyije hano mahirwe ubundi itibyira yino mpyisi ko nayo nimba ishaka uriya muti wa mperezayo ko nta kibazo, cyane ko ishobora gufata uduhene nka dutatu tw'utwana ubundi ikatwohereza tukajya kuzana uwo muti wa mperezayo, ubundi yino mpyisi nayo ikiriraho kumva ukuntu Yesu agira neza. Iyo mpyisi ikimara kumva iyo hene ivuze gutyo yaremeye, cyane ko nayo yari kuvuga ati n'ubundi uwo muti wa mperezayo bagiye kuwuzana, nindangiza ndaza no kuwurisha n'izi hene. Nimba uno mupanga uraza guhira yino mpyisi simbizi. Iyi hene rero mu bwenge bwinshi yakoresheje yabwiye tuno twana dutatu kujya kuzana umuti wa mperezayo. Bitewe n'ukuntu yari iri kubivugamo, utu twana rero twahise dusobanukirwa icyo yino hene ishatse kuvuga. Utwo twana twaragiye tuva aho ngaho, naho ya mpyisi yitegereza ko twa twana tuzagaruka tw'ihene iraheba. Uko amasaha yakomeje kwicuma, iyo mpyisi yategereje twa twana tw'ihene ngo tuzagaruke, iyo mpyisi irategereza iraheba. Ntibyatinze ako kanya Ruhaya yegeye yino mpyisi, ubundi irayibwira ati ariko urabizi n'ikindi, niba turatwana tw'ihene twatinze, reka nohereze zino hene zisumbuyeho, wenda zo hari icyo byatanga. Ako kanya impyisi yaremeye, cyane ko yari ishaka kujya ku muti wa mperezayo, uko yari iri gukeka ko uno muti ushobora kuba uryoshye. Gusa ino mpyisi kitarizi ni uko izi hene zari ziri kuyikina umutwe, cyane ko zino hene yo zibona yino mpyisi zikiruka zose icyarimwe, ubundi impyisi nayo yari kuzirukaho ikajya izica imwe kuri imwe. Ndetse akaba ariyo mpamvu yino hene yitwa Ruhaya yazanye igitekerezo cy'umuti wa mperezayo. Yabitumye ihene ngo zijye kuzana umuti wa mperezayo, nazo zikaba zabyumvisha ubundi zikagenda ubutagaruka. Yatuma n'izindi nazo zikabuka, kugeza n'ubwo yino hene yitwa Ruhaya ariyo yasigaye yonyine iri kumwe n'impyisi. Ruhaya ikibona ko impyisi yatangiye kurakara, yatangiye kwiga yandi mayeri, irayibwira ati umva rero wa mpyisi we, ikubona bo nohereje batinze kugaruka, none ngiye gushaka ukuntu njyayo njye kubareba kuko ndabizi ni hafi bura wasanga bayobye. Iyo mpyisi yaje kwemera, yino Ruhaya iragenda. Gusa yino mpyisi yari yagize ngo ni impuhwe zino hene ziyifitiye, kumbi kitarizi izi hene zo zayikinya umutwe kugira ngo zizabone ukuntu zicika yino mpyisi, kuko nawe urabyumva impyisi yagufashe ntago yakubabarira kabone nubwo waba uri iki.
iyi akaba ariyo mpamvu y'ino hene nkuru muri zo yize umugambi wo kugira icikishe ngenzi zayo kugira zose itaza kuzirya, cyane ko yari zifatiye mu cyuho, zifatira ahantu mu rutare rwose zitari gupfa guhunga gutyo gusa. Ubundi y'ino hene nayo ikimara kubeshya y'ino mpyisi ko igiye kureba ngenzi zayo zagiye kuzana umuti wamperezayo ahantu zagiye, yinyabije nk'aho hirya aho impyisi itari kuyireba. Ubundi y'ino hene ikigera ahantu impyisi itari kuyireba neza, yashyitsemo iriruka ku buryo niyo utumiza rukubutera ngo ijye kuyifata. Aha data ntabwo yari gufata y'ino hene. Murakoze, ni naho umugani w'umuti wamperezayo waturutse, ko yari igihe kimwe ihene zari zagiye mu ishyamba zigiye guhigayo ubuzima, nuko imvura iragwa zijya kugama mu rutare. Zigezeyo zisangayo impyisi, zibuze ukuntu zibigenza, zitangira kubeshya y'ino mpyisi ko hari umuti wamperezayo, ko zigomba kumanza kuwujyaho mbere y'uko y'ino mpyisi zica. Gusa y'ino mpyisi yanda yayo nini zayikoraho yaje gushaka kujya kuri uwo muti wamperezayo, birangira zino hene ziyibeshye zikajya zigenda imwe kuri imwe, birangira zose zigiye, impyisi nayo ibibuza umuhigo gutyo. Niyo mpamvu bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Izi hene buriya nazo ntago zoroshye, ukuntu zahimbye igitekerezo, ukuntu zabeshye y'ino mpyisi, ukuntu zagiye, ukumva ko harimo ubwenge. Erega ibi bintu ntago bikorwa n'ubonetse wese. Nanone iyi ni intego yacu itugezaho y'ino migani. Mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kuri iyi channel, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.